Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ibitera ifumbi y'amenyo n'ingaruka zayo. Birashoboka yuko waba ufite ikibazo cy'ifumbi cyangwa se ubona amaraso ava mu menyo yawe utazi ikibitera, ndetse rimwe na rimwe utazi n'icyo wakora ngo uhangane n'iki kibazo. Ifumbi y'amenyo ni imwe mu ndwara zo mu kanwa abantu bo hirya no hino ku isi bakunze kurwara. Iyo igifata umuntu ibimenyetso ntibihita bigaragara, kandi ibyo ni nabyo bituma burya iyi ndwara iteza akaga. Reka nkubwire ibyerekeye iyi ndwara y'ifumbi y'amenyo. Iyi ndwara iza mu byiciro bitandukanye. Iyo umuntu agifatwa ishinya irabyimba, hanyuma burya rero ngo agatangira kuva amaraso. Ibyo bishobora kuba burya mu gihe umuntu yoza amenyo cyangwa se amaraso akava nta mpamvu igaragara ibiteye. Nanone iyo umuntu yisuzumisha ishinya akava amaraso, bishobora kugaragaza ko yamaze gufatwa n'ifumbi y'amenyo. Iyo ibyo birangiye, ishinya n'urwasaya bitangira kwangirika. Umurwayi ashobora kutagaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara kugeza igihe izaba imaze kumuzengereza. Iyo igeze kuri urwo rwego, amenyo atangira gucukuka, agakuka, hagati yayo hakaza imyanya. Umuntu akanuka mu kanwa, ishinya igatandukana n'amenyo. Ibyo rero bishobora gutuma burya ngo mikorobe zitangira kororokera hagati y'iryinyo n'ishinya, maze amaherezo zikayangiriza pe. Nyuma y'ibi zishobora no kwangiriza burya ngo urwasaya rwawe. Iyo mikorobe zikomeje kwirundanya ku ryinyo cyangwa munsi yaryo, zikora urubobi ku ryinyo. Kubera ko urwo rubobi ruba rutwikiriwe na za mikorobe, rukomeye kandi rufashe ku ryinyo, ntirupfa kurivaho nk'uko bimeze kuri za mikorobe ziba zihomye ku ryinyo. Ibyo bishobora gutuma izo mikorobe zikomeza kwangiza ishinya. Hari ibindi bishobora gutera indwara y'ifumbi. Muri byo harimo isuku nke y'amenyo, imiti igabanya ubushobozi umubiri ufite bwo kwirinda indwara ziterwa na virusi, imihangayiko, kurwara diyabete, ndetse no kudakurikiza amabwiriza y'umuganga. Ikindi harimo nko kunywa inzoga nyinshi n'itabi, ndetse n'ibihinduka nk'imisemburo y'umubiri bitewe burya nanone no gutwita. Indwara y'ifumbi nanone ishobora guteza ibindi bibazo. Kubabara mu kanwa cyangwa gukuka amenyo bitewe n'ifumbi bishobora gutuma nanone udakanjakanja ibyo uri kurya neza ngo wumve uburyohe. Nanone iyo ndwara ishobora gutuma kuvuga bikugora cyangwa ikaba yanakwangiza isura. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kandi nanone izi ndwara zo mu kanwa zigira ingaruka ku buzima bw'umuntu muri rusange. Reka nkubwire, gusuzuma indwara y'ifumbi no kuyivura. Wabwirwa n'iki ko warwaye ifumbi? Ushobora kuba ufite bimwe mu bimenyetso twamaze kuvuga. Mu gihe usanze ufite ibyo bimenyetso burya twamaze kuvuga, byaba byiza ugiye kwisuzumisha ku muganga w'amenyo w'inzobere kugira ngo asuzume neza ishinya yawe. Ese indwara y'ifumbi iravurwa igakira? Iyo umuntu ayivuje hakiri kare ishobora gukira, ariko iyo ishinya n'urwasaya byatangiye kwangirika, abaganga bihutira kubivura kugira ngo nanone bidafata indi ntera. Abaganga b'inzobere mu kuvura amenyo bagira ibikoresho byabigenewe bibafasha kuvanamo imyanda cyangwa se bikaba byavana rwa rubobi ku menyo yawe burundu. Urubobi ruba rwarafashe ku menyo, yaba inyuma ku ishinya cyangwa hagati yayo n'amenyo, rushobora gukurwaho neza rukavaho. Nubwo waba udashobora kubona abaganga b'amenyo b'inzobere cyangwa bakaba badakunze kuboneka, uburyo bwiza bwo kurwanya iyo ndwara idahita igaragaza ibimenyetso ariko iteje akaga ni ukuyirinda. Koza amenyo buri gihe kandi kuri gahunda nibwo buryo bwiza bwo kwirinda ifumbi.
ngaye nguko rero ukurikirana Hot Time TV ni inshingano yawe koza amenyo yawe buri gihe kandi ukayogereza ku gihe. Reka nkubwire ikosa bamwe mukunda gukora kandi ugasanga ntimubizi neza yuko murimo gukora ibyakwangiza amenyo yanyu ndetse bikaba byabatera n'ibibazo bigiye bitandukanye ku menyo yanyu. Rimwe na rimwe hari abantu tutajya tumenya uburyo bwiza bwo gukora isuku yo mu kanwa kacu cyangwa se isuku y'amenyo. Isuku y'amenyo ikorwa mu bice bitatu cyangwa se mu byiciro bitatu. Wagakwiye kuborosa burya ngo umaze kurya ifunguro rya mu gitondo ndetse umaze no kurya ifunguro rya saa sita ndetse umaze kurya n'ifunguro rya nijoro. Hari abantu bakora ikosa ugasanga nijoro arariye ariko burya akaza kuborosa mu gitondo abyutse. Ni bibi cyane kuko wa mwanda urara mu menyo niwo uraruteza ikibazo. Bagiteri zigiye zitandukanye nizo zigenda zangiza amenyo yawe ugasanga ziguteje ibibazo. Igihe cyose umaze kurya byaba byiza ugiye ufata uburoso na korogati yawe ukoza amenyo kandi ukayoza neza mu gihe kitari munsi y'iminota byibuze 3. Gerageza ukoresha uburoso mu gihe kitarenze amezi 3 kugira ngo bwa buroso bubashe kuba bwasukura amenyo yawe neza cyane. Ngaye nguko rero ujye uzirikana yuko igihe cyose umaze kurya ugomba koza amenyo yawe. Ntukishyiremo ko woza amenyo mu gitondo ubyutse, hoya ni ikosa ribi cyane, ahubwo uyoza igihe cyose umaze gufungura, haba ibya nijoro, ibya saa sita ndetse n'ibya mu gitondo. Ngaye nguko rero wowe ukurikirana Hot Time TV ndizera neza yuko wanyuzwe n'ikiganiro cyacu kandi uzakomeza kubana natwe 5/5. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe nyaboneka kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Ngaye nguko rero amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi turabakunda. Byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.